Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye guhura ngaha n'Imana kuri buri munsi kubera impuhwe zayo. Mana uduhindure uko ushaka aha ngaha kuri buri munsi, ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure duhinduke twemere Imana ishobora byose. Kuri wa gatanu w'icyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 6 Gicurasi 2022, isomo ryamenye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 9 murongo wa 1 kugeza kwa 20. Sawuli nta kindi yatekerezaga kitari kujujubya no kwica abigishwa abanyagasani. Nuko asanga umuherezabitambo mukuru amusaba inzandiko zo kujya mu masengero y'i Damasi kugira ngo nagira abo ahasanga bayobotse iyo nzira, abagabo n'abagore, ababohe abazana i Yerusalemu. Nuko igihe yari mu nzira agiye kugera i Damasi, aho kanya urumuri ruturutse mu ijuru ramugota, yitura hasi, maze yumva ijwi rimubwira riti, Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Sawuli arabaza ati, urinde nyagasani? Iryo jwi rirasubiza riti, ndi Yezu uriho utoteza, ariko haguruka winjire mu mujyi, bari bukubwire icyo ugomba gukora. Bagenzi be bari kumwe mu rugendo bari bahagaze bumiwe kuko bumvaga ijwi ariko ntihabone umuntu. Sawuli arabaduka, nyamara nubwo yabumburaga amaso ntacyo yabonaga. Bagenzi be niko kumurandata bamugeza i Damasi. Nuko ahamara iminsi 3 atabona, ntacyo arya nta n'icyo anywa. Aho i Damasi rero hakaba umwigishwa witwaga Ananiya. Nyagasani aramubonekera amuhamagara agira ati, Ananiya. Undi arasubiza ati, ndi hano Nyagasani. Nyagasani amubwira ati, haguruka ujye mu muhanda witwa ugororotse, ubarize kwa Yuda umuntu witwa Sawuli ukomoka i Tarisi. Ubu ariho arasenga, kandi mwibonekerwa yabonye umuntu witwa Ananiya yinjiriwe, amuramburaho ibiganza kugira ngo abone. Ananiya arasubiza ati, Nyagasani, numvise benshi bavuga iby'uwo muntu n'inabi yose yagiriye abatagatifujwe bawe i Yerusalemu, kandi nino ahafite ububasha yahawe n'abatware b'abaherezabitambo kugira ngo abohe abiyambaza izina ryawe bose. Ariko Nyagasani amubwira ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoresho cyanjye nitoranyirije kugira ngo amenyekanishe izina ryanjye imbere y'abanyamahanga, imbere y'abami n'imbere y'Abayisiraheli. Ninjye ubwanjye uzamwereka uburyo bwose azagomba kubabazwa aho rw'izina ryanjye. Nuko Ananiya aragenda, yinjira mu nzu, amuramburaho ibiganza, maze aramubwira ati, Sawuli muvandimwe, Nyagasani Yezu wakubonekeye mu nzira uza ino yakuntumyeho kugira ngo wongere kubona kandi wuzure Roho Mutagatifu. Ako kanya utuntu dusa n'udushishwa duhubuka mu maso ye, yongera kubona, maze aherako arabatizwa. Amaze kurya yongera kugira intege. Sawuli amarana iminsi mike n'abigishwa b'i Damasi, maze atangira adatinze kwamamaza mu masengero ko Yezu ari umwana w'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 117. Nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Mahanga mwese nimusingize Uhoraho, imiryango mwese mumwamamaze, kuko urukundo dukunda rutagira urugero, n'ubudahemuka bwe bugahoraho iteka. Nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ukwanditswe na Yohani, umutwe wa 6 murongo 52 kugeza kwa 59. Muri icyo gihe Abayahudi batangira kujya impaka ubwabo bati, ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe? Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye, agira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye, angumamo nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko Data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa Data, bityo ndya nawe azabaho ku bwanjye. Ngo uyu mugati wamanutse mu ijuru, si nk'abasokuruza banyu bariye bakarenga bagapfa. Urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Ibyo yabivuze igihe yigishirizaga mu isengero ry'i Kafarinawumu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe muri Kristo, nidukomere kuri Kristo. Kristo wazutse ufite ubuzima buzira umuze, naganze mu mitima yacu, tubeho tubeshejweho nawe. Ni koko abana b'Imana nta kinanira Imana, nta n'unanira Imana. Ese Imana ishobora guhinduramo amabuye imigati? Ese Imana ishobora guhindura uwari ruharwa akaba umwere, logistifié? Ese nk'uko tujya tubizirikana mu gihe cya Divendi, ikirura n'intama bishobora gusangira, intare n'inka bigasangira, impiri cyangwa inshira
ikabana n'abantu bigakunda, ibyo bizaba ryari ku buhe buryo? Igisubizo ni igihe azagarukira autant messianique, igihe ibintu bizavugururirwa, igihe ibintu bizaba bishya, igihe aje byose biba bishya, ubukana n'ubugome mu bantu bizashira. Aha iyi mvugo ishushanya izi nyamaswa zishobora gusangira n'abantu ubuzima bukagenda neza. No guturarikira twebwe abakristo ko wahuye na Yesu, uwabonye na Yesu akamukoraho, by'umwihariko ukamuhabwa neza mu Ukaristiya uko bikwiye, ukamuryaho. Ndakubwiza ukuri, nta bugome wongera kugira, nta burakari wongera kugira, nta ngeso mbi wongera kwigiramo. Birumvikana uhita uhinduka nyine umuntu mwiza. Ubundi igituma ziriya nyamaswa duhereyeho zigira ubukana, burya nta bwenge ziba zifite bwo kumenya Yesu. Birumvikana naho abantu twebwe dufite umwihariko, igihe uhuye na Yesu ubukana burashira, ubukoko bugashira, umuteto ugashira, uburakari bugashira, ingeso mbi zikagabanuka. Nibwo uzasanga wari ruharwa abaye umuntu mwiza, akabingira akamaro. Mbese nk'urugero dufite rwa Sawuli uyu munsi, wahindutse nde? Pawulo. Kubera nde? Kubera Imana. Muri aya masomo turazirikana kuri izo mpuhwe za Yesu zijya kurembuza umunyabyaha, zijya kurarura umunyabyaha, zikagota umugome wari ugiye kugira nabi mu bikorwa by'ububisha, zikaba zaburizamo nyine imigambi ye mibisha, kuko nyine nta kinanira Imana. Imana ikaba yakiza n'uwo muntu wananiranye. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti impuhwe za Yesu ziduha gusangira nawe. Isomo rya mbere twazirikanye, turatangarira bikomeye ihinduka rya Sawuli wahoze agira nabi kiliziya y'Imana, akayitoteza. Ubwo bagize bati Sawuli nta kindi yatekerezaga kitari ukujujubya no kwica abigishwa ba Nyagasani. Amen. Bakristo bavandimwe, Imana itibura yandikigorotse ku mirongo igoramye. Ineza Kristo wazutse ikoze kuri Sawuli, ahise ahinduka. Rya jambo ry'ikigereki metanoia, la conversion, changement radical, guhindura icyerekezo, guhindura ibitekerezo, guhindura imigambi mibisha, guhindura ubuzima bubi wari urimo ukajya heza, icyerekezo kizima. Urumva Sawuli yarari kujya mu isengero Damasi kugira ngo aho Damasi agirira abakristo nabi. Aho rero Damasi niho Yesu amusanze kuri iyo nzira. Nuko inabi ya Sawuli Yesu akahindukiza, akayihindura mu ineza. Nguko kuganza inabi ukoresheje ineza, kuganza umwijima umurika, urumuri rw'ijuru rukaba ruramugose. None ahindutse kubera Imana. Sawuli ahindutse Pawulo. Guhera ubwo umwete Sawuli yakoreshaga yamagana kiliziya n'ivanjili ya Kristo, aho amariye kuba Pawulo noneho agiye gukoresha noneho uwo mwete doublement même. Noneho rya shyaka yamaganishaga Kristo agiye kurikoresha mwamamaza, aho gutoteza ahubwo agiye kuzatotezwa azira ivanjili. Mbega itangaza impuhwe za Yesu nanjye zangezeho. Nk'uko Sawuli agiye kwamamaza Yesu Kristo wazutse, akamumenya ndetse akamwereka n'abandi. Koko babyeyi, Imana ni igitangaza. Babyeyi, nk'uko abantu b'ababisha bahinduka abantu beza, twebwe tugasigara gusa tubashakira hahandi habi. Nyamara Yesu yaragize gute? Yarabunamuye, baragiye bari gukora ubutumwa kandi neza. Koko nta kinanira Imana. Imana ni igitangaza, nta cyayinanira. Gusa hari ubwo abantu bamwe bifuza, umwe akaba yagukomeza yiroha mu biyobyabwenge, mu ngeso mbi z'urukozasoni z'urugomo sinakubwira, ngo Imana ni nyampuhwe ndayizi, ngo nanjye izangeza nk'uko yagenjereje Sawuli. Ayinya, ngo nanjye ejo nzaba mpinduka, nanjye Yesu azangeraho nk'uko abigenjereje Mariya Madarena. Nuko akomeza wirara buri munsi ngo Yesu ni umunyampuhwe. Ubwo ni ubuhakanyi muvandimwe. Ese mu Kristo ujye wibaza uti urumuri ruri kugose nawe uri kujya i Damasi, navuga ngo ugiye mu ngeso mbi, byajya kuba ukabona uhitiye ku Mana, ukabona wicaye mu kiliziya kandi byaba. Ujye wibaza, Imana nigusanga aho hantu habi ntubashe kwigobotora, uzabona ryari umwanya wo guhinduka. Reka no kurwanira za kado z'abandi. Ba Sawuli biboneye na Mariya Madarena n'abandi. Sawuli yahawe kado we bwite na Kristo wazutse. Nawe witegereze ejo, kuko ibyejo bibara bejo. Witegeza kubanza kumaramaza mu kibi, ngo banze wisanzure widagadure mu ngeso mbi, woge muko ushaka. Naje vraiment dans le péché, ngo n'ubundi ngo ntacyo kiramira, ngo uzabyukira rimwe rizima. Kuregeza ababyeyi, mubyeyi guhinduka ni bya buri munsi. Mu Kristo muvandimwe, n'ubona umuntu usenga cyane, akitabira misa, gahunda z'isengesho, agahazwa, ariko agakomeza kuba umugome. Nirinze kuvuga ubunyamaswa, umubisha, umugira nabi, umugomeramana. Nuko ibyo bikorwa by'ubukamana ari kugaragaza inyuma atabikora neza uko bikwiye. Burya wasanga yishushanya kandi byaba. Aho ngaho birumvikana ko adahabwa Yesu uko bikwiye, Yesu wazutse. Nuko Yesu muri ivanjili y'uyu munsi akamubwira ati, urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Amen, amen. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye angumamo,
nanjye nkamugumamo. Amen. Urakoze Yesu ko twitangira ngo tubeho no gushaka ko tuguhabwa neza kugira ngo tugukorere neza uko ushaka. Ese umubiri wa Kristo cyangwa amaraso ya Kristo? Bibaza natwe nk'abayahudi bibazaga ukuntu umubiri w'umuntu waribwa bigakunda. Manger la chair vraiment des hommes. Impaka z'abahakanyi benshi mu kwibaza kurya umubiri wa Kristo zatangiye kera na kare, ndetse no mu gihe cy'itotezwa rya mbere mu birego bashinjaga abakristo mu itotezwa rya mbere iby'ingenzi byari bitatu. Ikirego cya mbere, c'est refuser le culte des idoles et rendre hommage à l'empereur. No kwanga kuyoboka ibyirwamana by'abaromani, no kwanga gusenga umwami ngo n'umwami nka Kayizari wenda n'abandi. Uwo mwami wari yigize ikigirwamana ngo Imana nto. Naho ikirego cya kabiri baregaga abakristo, c'est l'inceste, ngo abafitanye amasano ngo bagashakana ngo bakaba abana nk'umugabo n'umugore. Ubwo bari babikuriye ku ijambo abavandimwe, les frères, fratres, bakavuga bati kuki abakristo bakomeza kwitana abavandimwe ariko wajya kumva ukumva ngo barashakanye, ukumva baravuze bati bakristo bavandimwe muri Kristo, ngo ariko byarangira bagashakana hagati yabo. Umvira icyo kirego babyeyi. Naho ikirego cya gatatu ni anthropophagie, du grec anthropos bivuga homme et phagie, c'est-à-dire manger le corps humain, ngo kurya umubiri w'umuntu. Biriya Yesu yavugaga noneho abakanyi bati abakristo bateranye ndebamo kuvuga ko bagiye kurya umubiri w'uwo Kristo. Murumva ko rero bamaze abantu b'abandi, infanticide, barica abana b'abandi bakabarya bakabamara. Rero mu guterana kwabo ntibabashira amakenga, buriya barya abantu benshi, bakora amahano menshi, bagiye kumara abantu yewe. Ibyo birego byose bitewe na Kristo bemeye. Bityo kurya umubiri wa Kristo bakanywa n'amaraso ya Kristo ntabwo byumvikanaga muri icyo gihe. Abakristo bari bazi ko Eucharistia, abapagani batabizi birabareba. Ngo uko kurya umubiri wa Kristo bizatuma arushaho guhimbahimba ibinyoma mu itotezwa kugira ngo abakristo babagushemo. Ngibyo ibinyoma babyeyi, ibirego byatuma bica abakristo maze barusheho gushaka uburyo bazimangatanya ivanjiri ngo ntizongere kuvugwa. Ni ahandi ba Paulo bahageze ngo twabizirikanye, abamaritiri abahamya ba Kristo wazutse. Abangaba rero ntibatinya ibirego, les fausses accusations, kuko nyine bazi uwo bemeye, bazi uwo bahabwa. Mugani wa Paulo ati nzi uwo nemeye. Ese njye umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo nk'umukristo muri iki gihe birampindura, cyangwa nanjye nkomeza nungikanye ibirego kugeza ku rwego rwo kuvugira Kristo nkamuhamya, nkaba nahinduka metanoia, ngareka imigambi mibisha, inzira mbi naratangiye gupanga, ngiriye Kristo undembuje kuko yarembuje Paulo kuri iyo nzira y'Idamasi. Bityo nanjye mu ikoraniro ritagatifu nze kumusingiza aho kumuharabika, aho kumutesha agaciro, nze mukorere. Ibaze nanjye nibaze. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo wakundaga kugira umujinya, nanjye kuvuga murandura nzusi, uyu kagashe cyane bikomeye nk'ibuye, ngo yajyaga afuhira umugore we cyane igihe asanze hari undi uri kumuvugisha, cyangwa akaba yanabyumvise gusa. Mbese agahora akeka umugore we, nanjye kuvuga amababa bishoboke ko yazanamukeka ko umugore yaba amuca inyuma. Nuko gusa asigara ashakisha ibimenyetso simusiga kugira ngo azamufatishe ubundi amugenzereze uko ashaka. Rero ngo umunsi umwe yaje kujya ku kazi, amarayo icyumweru, nuko ahindukiye ageze ku irembo abona imodoka nziza mu rwego rwa za vewiti iparitse iwe mu gikari we. Nuko abaza abaturanyi baramubwira bati hariya rero no kwitonda iwawe hari umugabo wazanye iriya modoka, turebye gato cyane tubona ahise yinjira iwawe, yewe na n'ubu aracyahari niho yibera, ugende gahoro nyaboneka, iwawe harabawe. Nyumvira abaturanyi mubyeyi. Nuko wa mugabo uburakari burusha kumuzamukamo kurusha bwabo bwazamutse muri Matatiyasi igihe agize rya shyaka. Nuko uyu mugabo arabisha, amazuru afatana n'umunwa. Nuko muri ako kanya urufaranga rwose yaravuye gukorera ahita rwikura. Nuko wa mugabo amaze kwikura ya mafaranga ngo atwike yanzuye, wa mugabo ahiremo na wa mugore we, dore ko noneho hiboneye ikimenyetso cy'uko nyine umugore amuca inyuma ko bitakiri ibihuha, nta kindi gisigaye usibye kumwica, ubu utazongera kumwibuka na rimwe. Nuko wa mugabo amaze kuzana ya esanse agiye gutangira igikorwa cyo kwimena ku nzu, yibuka ko yibagiye ikibiriti, kandi icyo gihe bwari bwije ntaho bagifunguye ku maduka kugira ngo yakigure. Nuko afata umugambi wo gukingura iwe buhoro buhoro ntawe umwumva, ubundi asigire cya kibiriti ahita yisohokera abamarire mu nzu bose. Nuko guhita mu cyumba cye kugira ngo wa mugore na wa mugabo bataza kumwumva, aho gahitira mu cyumba cy'abashyitsi ashakira icyo kibiriti. Akinguye ngaho nawe yibaza ukuntu byagenze ibyo yabonye. Wa mugabo uri mu cyumba cy'abashyitsi ahita arabyuka, nuko nyirugo amubonye abona ari muramu we bofre we. Uyu nguyu bofre akaba ari amaze imyaka 10 yose ari mu mahanga batabonana. Nuko amaze kubyuka, amaze kubonana barahoberana by'agatangaza. Nuko umugore n'abana babyumvise, bumvise iyo nseko n'ibyishimo
byishimo bya nyirarume na se, bose barabyuka batangira kuririmba no kubyina bishimira se n'uburyo abonanye na muramu we. Muri ako kanya nyine muri ibyo byishimo muramu ahita amuha urufunguzo rw'imodoka ati warakoze beau-frère kuturera neza nyuma y'imyaka nari maze myinshi cyane ndi mu mahanga, nkuzaniye kado nziza yiriya modoka wabonye iri mu gipangu hanze. Nuko beau-frère amaze kumuha rwa rufunguzo rw'imodoka aramubwira ati hasigaye rero niyo nari ntegereje, ubwo nkubonye rero ngiye gusubira aho nahoze, ngiye gusubira mu mahanga, ejo nzongera ntege indege nsubire iwacu. Nakubwiza ukuri wa mugabo n'isoni nyinshi zivanze n'ibyishimo na ya jerekani ya essence. Babyeyi nguko ko ya essence yari igiye gutwika abantu, kwica abantu ndetse n'ibintu ibaye yo kuzakoresha mu gutwara ya modoka. Nakubwiza ukuri wa mugabo ko kanya nyir'urugo arapfukama hasi imbere y'umugore ndetse n'abana, ababwiza ukuri kose ibyo yaragiye gukora, ukuntu yaragakekera umugore ko amuca inyuma, n'ukuntu yaragiye kubatwikaho na beau-frère we azi ko ngo ari umugabo uri kumuca inyuma. Nuko bose muri ako kanya baraturika barira, hanyuma hakurikiyeho nyine kumuha imbabazi. Guhera ubwo ntiyongeye gukeka umugore we, yahise akirana ya ndwara y'umujinya. Ubu babanye neza, urugo rumeze neza, bariho mu mahoro. Aha ngiye ya metanoia, guhinduka ukava ku mujinya ukaba umuntu mwiza, ariko ari Imana yabigizemo uruhare. Ariko nawe kubera Imana, bana b'Imana, burya ikibazo ntabwo ari ukugwa, ahubwo ikibazo ni ukubyuka. Ikibazo ntabwo ari ukuzana ijerekani ya essence bugiye kumara abantu, ugiye gutwika abantu, ahubwo igisubizo nuko Yezu ahinduye akaguhindukiza, agakuvana muri prison y'ubugome, ububisha, nawe utarubizi kuri iyo surprise akoze nyine, bityo ukaba umuntu mwiza, ukaba umuntu mwiza iminsi yose isigaye y'ubuzima bwawe. Kandi byaba ese ngewe ni kangahe nagiye nkeka abandi, nkabashinja ibinyoma, nkabasebya, nkababeshyera, nkabaremera ibinyoma, cyangwa nkaba nabatoteza, ngatoteza kiliziya, ngatoteza abana b'Imana, ngatema ishami kandi ngicayeho. Erega ntabwo ari se uri gusa watoteje kiliziya, nanjye igihe nteje imvururu iwanjye mu bo tubana mba ndi gutoteza kiliziya, mba ndi gutoteza Imana. Urugo rwanjye hakabamo imvururu, erega urugo rwanjye ni kiliziya ubwayo, aho Yezu antuma, mu bo tubana, aho turi hamwe twibumbiye hamwe. Igihe cyose mba ndi kubagira nabi, njye menya ko ari kiliziya ndi kugira nabi. Igihe cyose ndiho kumuguruko nkayibeshaho n'abandi, abandi bakaba kumuguruko kubera njyewe, uko no gutoteza kiliziya kurenza Sawuli yewe. Kuko Sawuli we ako kantu gakurikira neza, we yarangije guhinduka, hasigaye wowe nanjye. Yezu wacu utabarira ibyaha byacu, uturinde umuriro w'iteka, uturinde uburakari bwa hato na hato. Yezu nyir'impuhwe utube hafi. Amen. Yesu Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko na Disimasi wa Diyosezi ya Cyangugu.